bene data mudukurikiye, ndagira ngo murebe iyi ndirimbo irimo amagambo akomeye cyane. Famiye ya Aloys family yatambukije indirimbo igera kuri views 1,900,000. Iyi famiye irashimishije kandi ifite ibihimbano bikomeye birimo birakora ku mitima ya benshi. Abana baririmba neza, abana batozwa mu buryo buri special, bagakora ibintu mu buryo butangaje utapfa gusanga ku bana bose. Uburyo baririmba, uburyo bakora ibimenyetso, kurikira urebe. Ndagira ngo akanya gato ukurikire iyi ndirimbo wumve ibiyirimo. Famiye irashimishije, usibye ni famiye ishimishije, ikibumbano cyabo cy'iyi gifite imbaraga, inyigisho ikomeye cyane. Gukurikira Yesu, guhamagarwa na Yesu, ukamwumvira, ukamwemera nk'umwami n'umukiza, uburyo yimbitse n'uburyo ikoretse. Urabona ko kuba yarakunzwe twabishidikanyaho. Aloys family bigaragara ko uyu muryango ufite abana bagera kuri 4. Niba nabirebye neza nawe uramfasha, na papa we n'umubyeyi w'abana. Ayo majwi yumva yikubiye muri bo, ukumva ni korali we mubona yabaye muri korali Fajiri, yatangiraga kuri Iyeri bakiri abanyeshuri, irakomeza na bugingo n'ubu. Ariko ubu agashya gahari kuko yatangiye ibihimbano by'umwuka bijyanye na famiye yiwe n'urubyaro rwe. Bamaze kugira amavideo agera muri 59 y'indirimbo batambutsa, ariko zikunzwe ku rwego rwo hejuru cyane. Indirimbo ijyaho mu gihe gitoya kuza miliyoni. Ni abaramyi kandi bazi guhanga ibihangano bifite imbaraga, biri gukangura imitima y'abantu. Gukurikira Yesu, guhamagarwa na Yesu, ukamukurikira, ngo nta gushidikanya na gatoya uramwitaba, wahagera ugasanga ngo ni we umunyembaraga. Umwana uburyo abatojwe birabira, so birimo ko bafata mu mufuka, niba batoje barabikora n'ababikora. Naho gusimbuka no kwishimira bakabikora, ibimenyetso bijyanye n'ibintu. Mu by'ukuri aba bana baratangaje. Famiye ubwayo nayo iratangaje. Umuntu ashobora kugira amatsiko ati aba bantu babayeho ubona ari umunezero gusa, wagira amatsiko yo kuba babagaza ukareba uko babayeho. Buriya nibavuga ngo urugo rwiza, baba babeshye. Aba bantu muri uyu muryango bameze neza. Udukurikiye icyo bivugaho muri comment, ariko rwose uko mbibona uburyo wujwe uburyo basabana bakoze
abana baba batojwe ko bakabikora neza, iby'ubwana bikabavamo. Kurikire araza kumbwira igeze ku musozo uko mwabibonye. Bivuze ngo iyi indirimbo na ziriya viyuzi bafite navuga ko zikiri nkeya ukurikije imbaraga igihangano gifite, ariko mu by'ukuri yigaragaje ko ifite ubutumwa mu buryo yagaragaye bayireba. Miliyoni 1,900,000 hafi miliyoni 2 igihe gitoya nabwo irabibigejejeho. Gusa icyo nabasaba ni gukora subscribe na share na comment kugira ngo ibintu bitambutse hano bizajye bigera kuri benshi. Nababwiye ko nzabaha ibijyanye n'ubutumwa bwiza, ubutumwa buvugwa mu ijwi n'ubutumwa buvuga mu ndirimbo nk'izi ngizi n'izindi zitandukanye, bihembura imitima yacu, twuzuzanye muri Kristo, tube bamwe kandi twishakire ubugingo buhoraho. Aha rero uwahamagawe na Yesu akamwitaba ahakura byinshi, ahakura uyu munezero mubona mu muryango ufite, ahakura intsinzi zikomeye zitabonwa na buri umwe wese. Gusa uyu muryango Imana izawujyana, nta kindi mbifurije. Imana izagumize haze umunezero kuri bo, izagumize bakuze, harimo abapasiteri, harimo abavugabutumwa, harimo abantu bakomeye, kuko ibi byishimo batanga bakiri bato, ndakeka niba abakuru bizarushaho. Ikintu iyi famiye yakoze, ikintu cyiza gikomeye. Urabona ko baribyaye yaba mu majwi baririmba, yaba mu bana uko batojwe, baribyaye mu buryo bugaragara. Ari abantona, ari abaririmba. Uyu muryango mwibuke ko wari umaze igihe kirekire warabuze urubyaro, aho bikundiye urabona ko yabikoze vuba vuba, abikora nk'umugambi yari afite. Imana imuha umugisha, irarumuha urubyaro. None bakoreye Imana bashima, barabivuze ko bazakorera Imana, none barabigaragaje. Imana ibafiteho umugambi, bafite imbaraga n'amavuta z'ibyo batanga byuje urukundo kandi binezeza abantu. Bareke mukurikire. Meza cyane.